ni Zoom TV 24. nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kandi to subscribe, ntiwibagirwe gukanda niyo nzogera ihitiza kugira ngo video zizajye zikugera mu buryo bwa notification. Twishimira kubana namwe. Ekangu ugimba ziza Jehovah umujinya w'Imana ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira yose ntiyashobora kudukura w'ibyaha. Birashoboka ko mwakumva imyaka maze mu nzu y'Imana sinabona aho umwigisha arangiza kwigisha w'abantu bagomba kubari, ahubwo ijambo ry'Imana rije riba rifite intego kuri wowe nanjye. Ibyo dukora hano agaciro kabyo gakomeye nuko dukizwa kuva mu Imana. Ibyo dukora hano agaciro kabyo nuko tubwiriza abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. That's the meaning of the festival. Otherwise we are dancing, enjoying, celebrating. That's not bad, but sometimes you enjoy yourself. Nashaka kugira ngo turimba kukaririmbo niba watsinze umutima wawe uririmbe indirimbo nyinshi usenga Imana kugira ngo umwuka w'Imana ugenderere nanjye agenderere. Birashoboka ibyo ngibyo, bishoboka ko nshobora kuba nishinga kuko ariko numva ari ikintu ugashaka gukora ko ntacyo byamarira kuririmba abantu bakamenya bakamunda abujuru ikintu byose nabona ijuru kandi nizera yuko nawe ko iby'isi byo ndabona hari ibyo twashoboye gukabakaba. ubona abantu bari hano kuko basa nuko bambaye biragaragara ko isi Imana yabiduhaye, but we need heaven more than anything. Hallelujah. Yorenya bayusa nakwigiza unyambike sinabasha kwikiza ndagushaka unyuhagirira duciye bugufi ku birenge bya Yesu. Ijambo ryawe riravuga ngo icyakuzanye mu isi ni ukugira ngo umare imirimo yose y'umwijima. Icyakuzanye mu isi Kristo ni ukugira ngo uruhura abarushe. Icyakuzanye mu isi mwami ni
mukize ubugingo bwanyu icyakuzanye mu isi ni ukugira ngo isi ihinduke nshya. That's the reason Lord wemeye gutanga ubugingo bwawe kugira ngo abarushyeho baremerewe baruhuke. This is the day the Lord has made. Dukeneye umunezero w'agakiza, dukeneye ibyishimo by'agakiza, dukeneye kunezezwa nawe, dukeneye kugendana nawe, dukeneye kubana nawe kuko ntacyo twabona mu isi kiruta kubana n'umwana wacu. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. That it washes us white as snow. Amaraso Yahweh. Amaraso Yahweh. Hari umuntu wumva turirimba nawe wenda akaririmba ariko atarakira Yesu umwami w'umukiza. Niba uyu munsi ufite amahirwe aruta ayandi yose, niba hari amahirwe ufite aruta ayandi yose, nuko namenye neza ko Kristo ari umwami. Niba uhari, maybe this is the day of your life. Zamura ikiganza muri gusa usenge Imana uyu munsi yagihindura amateka y'ubuzima bwawe. We love you, Jesus. Turagushimye Mana, turaguha icyubahiro. Ijambo riravuga ngo twebwe tuvuke guhindurana kwawe. Tunezejwe n'ubuntu bwawe butangaje. Father, we cannot lose this opportunity to tell the people about your love. Turasabye ngo umwuka wera bari gukora kuko agenda ku manywa na nijoro, kandi n'umuhigi ubasha guhiga akavumbura ndetse agafata mbere ibitekerezwa mu mitima. Tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye ubuntu bwawe kuri twe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Munyemerere umuyobozi wa gahunda yambaye iminota 15 hasigaye ingana kandi nayikoresheje neza. Hasigaye 10.
impundu zikavuga kurira no guhogora bikibagirana Uwiteka tugendere turagarurire ko nawe siyo Uwiteka tugendere ahari kurira hazanyira ibitwenge Uwiteka tugendere turagarurire uko nawe siyo Uwiteka tugendere nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe ntiwibagirwe gukanda n'iyo nzogera ihita iza kugira ngo video zizajye zikugeraho mu buryo bwa notification twishimira kubana namwe